Eba njye ntabwo meze neza ndashaka kwiyamira ndaya ngo ni Diane iri gushinyaguranya kwigendera Pasteur Theogene wafashije n'imbobo niki none ngo yamutenda ariko mwandaya mwe mudushaka iki koko none se waramuguze ku buryo hamya ko ari indaya mwana ko nabonye bihakana oya hakana iki se nanjye ubwanjye warampaye weho Diane naragusamuye ngewe. Yes, nizere ko mumeze fresh, nizere ko mumeze neza cyane. Patrick the Entertainer niko nitwa, Yakamwana niko yitwa nawe muramuzi. Ubwo nk'ubwo ntago ari buze kwivuga yakameze fresh. Eba njye ntabwo meze neza ndashaka kwiyamira ndaya ngo ni Diane iri gushinyaguranya kwigendera Pasteur Theogene wafashije n'imbobo niki none ngo yamutenda kuki utabivuza kiriho ejo bundi aragiye none ngo mwarabyaranye ariko mwandaya mwe mudushaka iki koko none se waramuguze ku buryo hamya ko ari indaya mwana ko nabonye bihakana oya hakana iki se nanjye ubwanjye warampaye weho Diane naragusamuye ngewe. Ibyo bintu byo kujya gushinyagurira Pasteur aguye mu mpanuka y'imodoka none ujye kumugerekaho ngo mwabyaranye ryari nubwo wenda yigeze kunywa ku tabi ariko yageze aho ararokoka aba Pasteur ariko ujye kumushyiraho ngo mwarabyaranye kutabivuza agiharise none ubonye aragiye gushaka gusangira n'uriya mugore w'amafaranga abantu bagiye bamuhereza nanjye namuhayeho 2 madamu ubwo ushaka kuyarya 2 watanze uracyabivuga none se abantu muri comment bavuga atareka siyakawe 2 ko none se niyo nari mfite ariko umuntu atanga icyo afite nose ko burangiye uyu umuntu agiye byanga bikunze nkanda kanyenyeri nubwo cyaba igihumbi ntabwo cyabura icyo gikora mu kiriyo ko winjanye mu kiganiro umujinya oya nanga yarakubabaje oya inda zikigeze zirakabije ziradukabirije cyangwa umwana no waho aruzi ko umuntu buriya nubwo aba yaragiye ariko aba ari kukumva umuntu aragiye Pasteur koko nurangiza ngo mwarabyaranye none ubwo ushaka kugabana n'uriya mugore w'imitungo ye ubwo ashaka gufata igipa mwabyaranye koko neza yaka wowe ibintu wavuze uti kuki yaje kuvuga ko babyaranye ari uko yapfuye kandi umwana egora agiye ariko atabivuze yanze gusebya umukozi w'Imana biriya rwose ntabwo ari byo rwose abantu bagiye banakurikirana ibintu umuntu aragiye nibwo uvuze ngo mwarabyaranye ko biriya bintu bibaho ubwo se ko leta yumva koko noneho biriya babyumvara biriya koko babyumva noneho bafande kabira biriya noneho yabyumva gute arabikemura ate cyangwa umwana n'uwawe niba uvote naramusamure mwakoresha isagakengerezo njye nakoreye ahubwo uriya mugore ntazi uwamutenda ashobora kuba wenda barahuye gutya nanjye mpavuye n'undi ahavuye agahita avuga ati ni Pasteur ndetse Pasteur akaba yaraguze ku kiro niba ataraguze ku kiro wenda yamuhereye ubuntu kubera ari Pasteur ari umukozi w'Imana ubwo Imana yari yamutumye ndabona uyu munsi urasa nawe uri mu mavuta nta n'ikintu cyo kunywa wafashe yose uraza kwanariza neza cyane hari ibintu biba bibabaje ariko umuntu birababaje rwose nubwo bibabaje nibyo ariko umuntu ashobora kwifata agahimbira umuntu akaza kuvuga ngo twarabyaranye ataramuhaye wenda tuvuge ko batabyaranye ariko wenda yafashe kumuha byo ni ibisanzwe ariko se abantu bose wahuye nabo ni ukuvuga ko bahita bagutera inda uvuge niba wahuye n'umuntu nuwe ko ahise agutera inda nose ko ngewe nzi abagore hano ashobora guhura n'abantu nka 3 ku munsi gusa yamenya ari nde wamuteye inda ariko ubona bitababaje oya birababaje abagore b'iki gihe n'abafite abagabo rwose bubatse bafite ningo barakabije ubusambanyi hanze burakabije noneho abagore bafite n'abagabo usanga yataye umugabo we mu rugo yagiye gusambana mu marogi na hehe ukabona nka Diane yarabikoreshejwe n'iki kugira ngo aze guhimbira ikinyoma kimeze kuri uyu mukozi w'Imana oya bura nta n'isoni agira ngewe ndi Diane rwose umuntu akaba yiviriye mu mubiri ntabwo najya kwirirwa njya kumushyira ku karubanda ntarabivuze agihari gusa ibyo ni ibiki nari kwicecekera niba ari we wanayimuteye akabigira ibanga wenda niba ashaka kunuza niba ari we wanayimuteye niba barabyaranye koko akabigendamo gake ariko apana kujya kuri social media ngo agende ngo avuga ati ngewe nabyaranye n'umuntu runaka ariko se ukavuga ko wenda impamvu atari yarabivuze
hari uko nyakwigendera akiriho yamufashirizaga umwana. niba yaramufashirizaga umwana bikaba bizwi nose yamufashaga bwihishwa. Nanone niho haza ikibazo, yaramufashije ntihagera n'umwe ubimenya. Ntagera n'umwe ubimenya, n'umugore we ntiyabimenya, n'abantu yagera n'ubimenya. Umugore we wigeze kujya kumusura. Ibyo byabwihishwa rero ni uburaya. Niba yaramufashaga ni uburaya, n'ubundi babikoraga n'iki, ni uburaya nyine. Ariko umugore wa Theo wigeze kujya kumusura avuga ko ari inshuti yawe. Kubona inshuti yawe se barimo basa naho bayisonga. Biriya ni ukumusonga rwose. Ni ukumusonga uriya mugore urabona nubwo agafaranga kabonetse kuko abantu bakanze akanyenyeri ari benshi. Nanjye nubwo nakubiseho icyo kibiri. Urumva ni ukumusonga n'umura yabuze umugabo ariko nawe agafaranga karabonetse. Niyangana rero abana niko bigenda kuri iyi si. Ariko nabonye haraje n'undi mugabo naravuga ati ahubwo umwana wanjye. Ubu bivuze ko ahubwo Diane wabona umwana ari uwayaka. Diane ntabwo ari uwanjye, umbabarire utazagira urwo nsukaho. Ndi umweru nka kawunga. Reka twiganirire muri rusange. Ubundi wowe mu mitekerereze yawe uba wumva nk'umuntu wapfuye undi yakwiye kugira ikindi kiganiro kimukorwaho? Tureke wenda ibyo byo kwinjira mu bya Diane. Oya, umuntu wapfuye wumva abantu bakwiye kuza kumushyira hano arize. Oya, iyo uri umusitari byanga bikunze ntabwo abantu babura kuganiraho iyo usanzwe uzwi. None se abantu bose bapfa niko tubaganiraho? None se uyu munsi ntiyapfuye abantu ujye kunuza kuri ya matangazo wumva abantu bapfuye. Ariko iyo uri icyamamare usanzwe uzwi bakuganiraho rwose. Tewusheni yari pasiteri yarazwi. Buretse uzumva njyewe yakamwana n'incomo. Uzumva amagambo azavugwa hano. Maze nanafungwa amasaha 2 Radio Rwanda bagahita batangaza ati yakamwana bamuziritse. Naho nipfa. Ubumva ari umunsi uzabumeze ute? Nibana abantu bazasigara bari kuvuga ndabizi nubwo nzaba ntari. Ariko amagambo azavugwa ari menshi. Hano kuri social media. Wanashaka kuzaza n'umwana wawe. Cyangwa murumuna wawe. Ntazagira umbeshyera ngo hari umwana mfite cyangwa ngo hari uwo nateye inda. Bivuge hakiri kare. Ejo ntazamara gupfa ugatangira ukaza ngo ngewe ngo twarabyaranye mbabarira. Mfite barumuna banjye 2, umwe ni umuhungu undi ni umukobwa. Niba mfite gusa vuga n'amazina atagira umuntu bibeshya. Kati Brezi ndabizo operation ziratanga. Amazina yabo bitwa mu cyatagira umuntu uzana ngo muri umuna wawe. Atazagira uza gufura telefone ngo agiye kwakira amafaranga ngo ye kukiriyo. Mbabarire. Ko ndabiza abafana banjye nimara gupfa akanyenyeri bazagakanda, aba diaspora akanyenyeri bazagakanda, kandi bari kubura kuyama ngihari ariko yo gushyingura zaboneka. Ese akabiterwa n'iki? Nazagiruza kuyafata singira mama singira data, nazagiruza kumfatira amafaranga napfu. Nazagiruza kumfatira amafaranga napfuye. Ndabavandimwe banjye barahari ni 2. Azagira umuntu rwose ati ngewe nari garafurere wayaka nta mukuru wanjye ngira. Ndabaza azaza kumfatira amafaranga napfuye cyangwa se yame hakiri kare nzayamanukane. Azagira umuntu uza kwa ngo yakangwa ni jya mubyaye. Nta mubyeyi ngira. Zairo mvango yakayera umuhungu wanjye ngo ni mume ngo njye kumukingura ngo muyamuke. Nyazagira ubabeshya mw'abantu. Ubwo urabarabuye? Ndabarabuye rwose. Ariko si yakabiterwa n'iki kugira umuntu ataragufashije uri muzima n'upfa ari bwa bamugane bagwirirana. Iyo upfuye byanga bikunze, iyo wari umustar uzwi byanga bikunze abantu bakuvugaho. Kuko nkatwe noneho tuba kuri social media hari abantu benshi baba dukunda. Byanga bikunze nshobora gupfana narwaye ngewe bikaza bitunguranye nka kwa kundi nkubitirwa mu kabari usanga umuntu nkubise nyivide nkahita numva. Urumva? Basanga rero gupfa kwacu biba bitunguranye, niyo mpamvu usanga abantu badukundaga bana bagira ikibazo cyane. Ariko se musimero kamwe wararetse ngo inzoga
icupa naragabanyije ariko ntabwo narireka burundu. nta na mubyara wawe ugira igihe na mubyara wawe baboneka yo. Oya ndikubwira ko mfite barumuna banjye babiri bo barahari. Nibo gusa niwo muryango ugira. Niwo muryango mfite. Chef de famille ari Rusororo. Umwungirije mama nawe bari kumwe Rusororo. Papa na mama nuvuga chef de famille ni papa, umwungirije mama bose bari kumwe Rusororo. Ubwo rero ninjye wasigaye ndi chef de famille na barumuna banjye babiri. Gasore Pacifique. Atagira rero je munini fa nazagira uza kumfatira amafaranga yanjye yo kukiriye. Ndetse bazayahereze nde. Uzi ko wagira ngo urayashaka. Ariko bayamakiri kariko. Ngazikingo. Kandi bizo zaza ari menshi. Reka nzayakira. Yasi. Akero yagotomera. Nyakire barumuna bawe. Ahubwo uze kumpa nimero za barumuna ako se yawe ariko nana hano giye. Oya ariko nta hano. Aracyahari. Umukono tubivuga wagira ngo uragiye mwana. Amafaranga yo gukora serike nangire nyasamure. Ese umuntu yapfuye ugira ngo yabura uko ashyingurwa. Nagabura uko ashyingurwa. Ako nta muntu ugipfanya ngo bamuvuge nabi. Ubona za ndaya wambuye wabona zaza kugusingiza. Ndaya nambuye se sinazishyuraga rimwe na rimwe. Zaba zihombye ahubwo zaba zihombye umukiriya. Nese uzerukamo. Uzerukamo. Ntabwo nzerukamo ariko indaya ndamutse mpfuye hari abo nambuye. Ariko hari nabo nishyuye. Nuvuye ndamuka mpfuye bazaba babuze umukiriya w'imwe. Ese wambura umuntu gute? Wambura umuntu gute mwaryama? Ukunda gukopa bitewe n'icyizere agufitiye. Warabaye umukiriya uhoraho. Akavuga ati reka nkukope. Kangukope ndabizi wowe uzayazana wishyura neza waragiriwe icyizere. Ariko uwo muntu umugurira kenshi. Ingoda. Kunduba akavuga ati uyu munsi niba utaronse. Ngwino nanjye ngushimisha kanakugurira nawe. Ikangukope. Akagukopa. Ariko Kigali nguko bikomeye amafaranga yo kugura indara cyaboneka. Kigali ngo rakinga babiri ibintu ngo byakomeye. Sha byakomeye bwo ni hatari. Ni hatari kabisa. Kurya ngo ni ikibazo uruka kurya ryari? Ni ikibazo. Uruka kurya ryari? Sha meruka kurya ka special kejo bundi ndi kumwe na Kamaro. Soje naraye kwa Kamaro. Sha kurarira special y'igihumbi. Kamaro ngure special wasubu ndariye. Ni biki? Ubwo washize iminsi 2 utarya. Iminsi 2. Ubayeho ute so kandi unywa n'inzoga. Aribo bakamaro barakomye bano bana bafite amavuta mu mubiri. Uziko Kamaro ngewe navuze oya mbabarira ntahe rwose. Saa 6 z'ijoro mani bakinywa batariye se ngwiki Kamaro ashira kumara n'iminsi 3 mukareba nk'umwejo twavuye gukorana ikiganiro kuri Excelage. Mu kanya muhamagaye yaraye mu kabari ku Gisozi. Ariko ngura ati kuva ejo sindata. Kandi ejo twasangiye agafiriti n'akaburusheti kamwe. Ariko ko ntago wari ukabaza warubaza special ya cyane. Ubwo wavuga special kejo saa 6 ukavuga ngo ubwo ejo warari. Wakubisemo n'inzoga. Ako siko cyo tajya ubwira uti inzoga mwayivunje. Ubundi biryo nibyo mu rugo. Ibyo nibyo mu rugo kawunga n'ibishyimbo cyangwa imvaji ibishyimbo n'ibirayi byatetswe mu rugo mu nkono ukarya ugahaha. Nahibi tuturayi two mu kabari wagafiriti ko mu kabari na ka mayoneze ngo ubwo urariye. No. None se gutamu. Biryo nibyo mu rugo mu nkono. None se gutamu rugo ibyo wajya biryo ute? Ibyo wabirya gute kandi utamu mu rugo? Imbere ya range nabivumbye ari nkakwa kundi manasuye nk'umuntu mu rugo afite nk'urugo nkabiprofita ku wanjye sinteka. Akandi udurukana ngo ufite madame. Sinteka rwose nta mugore ngira na none igeze. Nta n'uteganya. Ya. Kubera iki? No kumuteganya ngo ndamuteganya nshaka kuzamuzana ariko. Ezo muzashaka nkaryaye. Muzashaka nkaryaye. Nagiye mfite. Nta gihe mfite ariko nta n'umukunzi ufite. Nawe rwose. Asubiti yaka wumva ubwo buzima bwawe. Wambwiye ko imyaka ingahe yaryo? 39. 39. Aho ushize nyawari wambwiye ni ari 4. Ubwo wambwiye 5. 44. Tatu niki? Kuburaho umwe nuzuze 40. Ni ibiki uvuga uti nagezeho muri iyi myaka 40? Ibura. Nta na kimwe uretse ko nubatse izina gusa muri entertainment. Nta kintu wagezeho. Ntacyo rwose. Nta butaka nakazo ntacyo. Uretse ko ikibazo cy'inyota cyakimutse sinabura umuntu ngurira icupa mu mujyi wa Kigali. Ese ko cy'abantu batakugurira n'ibiryo. Hasi ubwo umuntu yagubura ngo ufata icupa. Kamubwira ati bamemwe ibirayi. Warivunja. Wegera n'isoni uri umuntu w'umugabo.
ubwo umuntu yagurira icupa ukamusaba n'ibiryo ko namwe mutagira n'isoni. Nturetse ko umuntu kugura icupa ngo akanakugura n'indaya. Ibi biterwa n'uwo ari we ariko hari umuntu arega muba musanganywe ari inshuti yawe umwisanzuraho, ariko hari n'umuntu ugukunda gusa atakuzi mukubitaniye aho ngaho. Ntabwo rero umuntu ugomba kumwisanzuraho ngo umusabe buri kimwe cyose. Ariko uri iniga yanjye nsanzwe tuziranye, ugiye kungurira icupa waronse nakubwira ati ngurira n'indaya, nagusaba icyo nshaka cyose. Ariko hari umuntu muba mukubitanye asanzwe akuzi agukunda gusa, babandi bitwa ngo ni abafana. Ubwo rero si umuntu wamubwira ati ngurira ibiryo koko ni ubwa mbere muhuye ngo ngurira ibiryo. Tugomba kujya tunihagararaho, rega nubwo inzara yakurya ariko ukihagararaho. Akora igihe inzara yigeze kuwukubita ukumva burayaze kereka mfunzwe. Ngiye inzara ntabwo yapfa kunyica, buranyitinya kubi. Mu bintu nubana inzara ndabanza nkakemura ikibazo cy'igifu. Kandi utajya urya mushaka iminsi 2 ukemura iki? Nshobora kuyimara ariko nabibuze, ariko narwanye nkabibona. Bana njye ndaporeza rwo. Hari igihe bibura ko wamara nk'iminsi 2 utararya. Warabibuze. Kubura birabura nyine umfasha. Ariko rano wabona ngo muri abastari ngo mubayeho mu buzima ngo burenze. Ejo ndari umuntu ntago turenze ejo ndari umuntu ngo abonye fesi nyamunini ngo arimo akatuza moto ngo yasisa kugira Kacyiru. Motara barambwiye ntago turenze rwose. Muri filime nabo barakatuza. Ntago turenze neza. Ariko sugo kuba umuntu ari umusitari bivuze ko wamuhenda. Yewe umuntu uzongera kunyibwirishwa ngo ndi n'umusitari ngo ntago narya umuneke wanjye. Hari ikintu umuntu bari kwirira nk'umuneke. Ngo ariko se ngo n'umuntu w'umusitari ngo burarya umuneke. Ndabiyamye ntazagire wongera kukumbwira ngo nta musitari urya umuneke. Ngewe mfite igifu, nawe igifu nicyo ufite, twese dufite igifu kimwe. Ntazagire wongera kunyibwirishwa ngo se umuntu w'umusitari nkawe taka ure bumfashe kimwe abakaritasi. Cya kiganiro twakoranye cyo mu gisirikare, harimo umusirikare wambwiye ngo usuze ngo wagana niba ngasigaye ngakorera muri ihe batayo yambwira ya hano mu Rwanda se. Ngo arakuze rwose. Yari abasirikare benshi twavanye hari hakurya. Hari n'undi wambwiye atari ko yaka ni umugome. Atuzi ko ari akagome. Ari akantu wamuzemo ngo nakubita ahantu ngo ukazaryama nta n'inkovu ubonye ngo ukaryamira ko atari kuzi ko yaka ari umugome. Se si ubugome. Njyawe abo twabanye baranze ariko nta n'umutima mubi ngiranye. Nta mutima mubi ugire. Yaka uretse iryo zino uvuga uti ngewe ryangejejeho icyo kunywa inyota yarashize. Ikindi kintu wigiyemo muri ubwo bwamamare ni ikihe? Mbona kubana n'abantu. Yego. Kubana n'abantu gusa bisanzwe biranga. Hari ikintu wicuza mu myaka umaze mu byamamare? Mbone hari ibyo nicuza nyine nk'abantu bagenda bahemukira abantu nyine. Hari uwahemukira? Ni ryarya babesikoro babeshya. Ariko ntabwo ari byinshi cyane kuko byinshi twebwe turabyakira tukanabyirengagiza. Nese hari umuntu wahemukira? Ngewe guhemuka byo ntabwo wabura guhemuka, ariko ngewe nshobora kuguhemukira ariko nta mutima mubi ntabishakaga. Ariko guhemuka byo nabira twese ari gatura ntabwo turabere n'intungane bwira 17 ntabwo wamenya ibyaha wakoze. Uretse ko guhemuka byo ntabwo byabura. Ariko nabyo bavuga na kanyombye ninde muntu usetse. Mbo ibyo ntabwo bindeba ngewe ibyo gusetsa uzaseke cyangwa urire ibyo ntabwo bindeba ngewe. Nta nubwo nshinzwe kubasetsa ngewe, nta nubwo nsekeje ngo nigusetse ndetse ndasekeje. Neze Mitsutsu na Nsabi cyane nabuze. Mitsutsu na Nsabi ninde ubona ninde usetsa cyane? Bana bose barasetsa, cyakora ngewe umuntu unsetse cyane ni Mitsutsu. Hari nk'akantu ugiye kuvuga kakugusetsa? Oya twinshi cyane Mitsutsu n'ukuntu avuga n'abantu usanga ari ibintu bye rwose. Mitsutsu aransetsa cyane. Ariko generasiyo zawe wajya kuvangura umwami wa YouTube kurikira igihe akabitwa Supermanager wa Mugari ngira ngo Supermanager yarazimye. Yabivuye. Hari ukibona se. Kandi uracyahari. Kandi yari afite channel ejo bundi yitwa Super. Kandi uracyahari. Niba niba yari namaye n'ibiganiro. Kandi uracyahari wowe? Ngewe amusiri superstar ngewe amusiri akamwana undi muntu wemera kuri YouTube uvuga uti uyu nguyu iyo mvuyeho niwe ukurikiraho? Nikondera DJ Brian ngewe kuko ajya nyigurira agacupa. Ngewe umuntu umera igifu yamarira iki?
rero ikintu cya mbere ni ukuba nyine washyize mu gifu ibindi umuntu yakorera umuntu utaguhereye igifu nta kindi yakumara. Nikundira DJ Brian kubera ko DJ Brian iyo duhuye ndarya nkanywa ukigendera mu mahoro. Agenda mu mahoro rwose. Ariko urumva ni sawa cyane yaka hari wenda ibintu bitambuka kuri social media, urumva nawe hari ibintu ujya ubona ukabona ntago bikwiye, kandi wenda umuntu ashobora kwitiranya akabata ariko yakamwana. TikTok bagiye kuyifunga, TikTok ngo uri kwangiriza urubyiruko muri Kenya, ngo bagiye kuyagarika. Niyo makuru ufite. Abakobwa bari kwambara ubusa cyane, bakagaragaza ubusa cyane, bari kwangiza urubyiruko rwose. Ese undi wakoresha uruhe rubuga? Nge nta na rumwe. Hari izo njya mbona za yakamwana kuri Instagram. Nazo ni abantu banyitirira, bakoresha Instagram bakaziyitirira yaka, abandi na TikTok, TikTok byose. Nari si icyo kibazo cy'indayibona leta hari ikintu yagikoraho. Ntago babashobora, barananiranye, barenze haniro. Akazi ngo karabuze, ariko niyo mpamvu wabijyamo. Ariko nta kundi babigenza, none si ko ari byo bibinjiriza, ko ari byo bibatunze. Nta kundi. None si kuba nyine ari cyo kibatunze, nuko umuntu aba yabuze andi mahitamo ku buryo avuga ati nta kindi kintu mbona nakora, reka mbijyemo. Simbizi niba hari ababikorera ingeso, ariko hari n'ababikora kubera ubuzima. Kubera ubuzima, ukuntu ubuzima bugucanga, ukabona nta kindi wakora ukabikora. Nk'ubu hari umukobwa duturanye bita niba ari Fani, niba ari Fofo, niba ari Fani. Ejo ari kumbwira ati yaka rwose mbabara unshakira akazi ko mu rugo, kunda kugendagenda, akazi k'uburaya karananiye rwose. Kandi uko umukobwa ukora ukiri muto ushobora kubona n'akazi ko gukora mu rugo rw'umuntu, kuko yari ari kumbwira ati akazi k'uburaya karandambiye rwose. Ubwo urumva n'umuntu waba ufite ako kazi yazakuvugisha ukamumurangira. Rwose umuntu waba ufite akazi ko mu rugo, umukobwa aracyari muto, ni umukobwa mwiza kiri muto, yari rwose ushobora gukora akazi ko mu rugo. Rwose mwamufasha nk'uwo nguwo, waba uri umubyeyi ngiye musabire n'ubufasha, nuko wanazanamuzana hano imbere y'abantu mukamufasha, mukamuha akazi, kuko we ubwo ari kuvuga ati akazi k'uburaya arakarambye. Urumva nk'uwo nguwo abakora akazi k'uburaya kubera iki? Ari ubuzima. Ari ubuzima bwanze. Urumva ntabwo aba agashaka. Kugeza aho bati ngenda birambiye niyo nakwikora akazi ko mu rugo, kandi uvuga uti ni mwiza, numva biba byanze. Kuko nanjye namusamuragaho twari duturanye, nkamuha makeya. None urumva yambwiye ati yakanjye akazi. Yabivuyemo. Yaka nk'umuntu udukurikiranye afite ikibazo cy'ubuzima, hari isomo ry'ubuzima wamuha? Mu buzima ni ukwihangana, kuko twese niko bimeze. Twese byaranze. Bamugani wa Bruce Melody. Bamugani ni ukwihangana, ubuzima buragoye. Ntabwo ari wowe wenyine, hari igihe uba ufite ibibazo ugasanga none wari ufite ibirenze ibyawe. So niko ubuzima bumeze kuri iyi si. Ntabwo biba byoroshye. Uramutse uhuye n'Imana hari ikintu wayisaba? Imana njye mpuye nayo nayisaba amafaranga, nubwo iryo joro yarireka ariko ukanyihera ku mafaranga, nanjye nkaryoha kuri iyi si, nkaryoshya. Wayisaba nkangahe se? Wayisaba nkangahe? Se nayisaba nkangahe? Nubwo amamiliyari basi ambagara ngahe, nanjye kankubita n'ikizu cye, nkagura ikizu kiryoshye. Ebana uwo yakoze iki? Samura abana neza cyane. None se nta zindi ntego no kwanga ubonye amafaranga tayari no kujya usimburanya? Oya. Nanone Imana yayakwaka ugiye usimburanya ukabashyira ku murongo nk'umudiaspora. Imana yarakarika yakwaka. Ese gahunda yo kujya muri Amerika uvuze diaspora nyutse. Gahunda yo kujya waiting. UNHCR wa waiting, dutegereje to fly. Nsuza n'abana bari Red Cross, harimo sheri wanjye tumukunde, nsuzana mama we, mama Bora, bari Red Cross, bari kuri immigration na medical check, basoza bahita basubira Mahama bategereza rendezvous. Bishobotse n'uyu munsi najya kubasura Red Cross International hano Croix Rouge, nibo babacumbikira Croix Rouge hano Kacyiru, nibo baducumbikira hariya. Nawe niho urimo kubasa? Oya, njye ntabwo ariho ndi gukora ngo bari bamamagare, ko iyo bamamagaye niho buri niho mba ndi Maria uburi medical check, ariko bari kuhakorera n'icyo bita migration na cultural orientation for United State. Akoze ko nakongeza ubukadudubiza.
Nyajyago z'igifaransa neri. Oya ahubwo ngiye bafashe ingegera z'ibigo ry'abasazi babajyana muri Amerika batazi na morning batazi na Hawaii. Nanjye nacyo kireza cyinshi nzi ariko ngiye wakongereza ko gusaba icyo kurya gusaba icyo mu ndege uri mu ndege gusaba breakfast tugende mu ndege unaragusaba ariko bafashe abantu mbamura muziki fata bujereri fata banuza bira bigoryi byose twabanaga mu nkambi barabitwara ba Jeredi bande abasazi bose babajyana USA batazi nawe ngewe umujistoma baransi ngewe no mu mico muri cultural orientation for United States cultural orientation nabagwa mbere ngewe n'umunyakenya watwigishaga imico I was the first mu ishuri kandi yabigishaga mu Cyongereza avuga Icyongereza gusa ariko ari n'umusemuzi ariko utubazo twose nyana dusubizaga in English none tuvyo uri mu ndege uricaye umuntu aragusaza kubaza wenda urashaka iki cyo kurya tuguhe iki cyatugufashe gute tuguhe iki cyo kunywa musubiza so the lunch I need the rice with the fish if there is some chips so you bring the chips kuruhande you bring also some beans the chips beans agafriti ki kuruhande kibi icyo kunywa so you bring soda haba hari na kangufu Angela yakoze kurenze ariko yakari none se wenda mu buzima bwawe ubuzima ubayemo ubona hari abatari abantu ruta yanjye ntago nakwishyira ku rwego ngewe rwo kwishyira hejuru y'abandi twese turi abantu kandi twaremwe n'Imana brother twese turi abantu nge nta muntu nduta kabisa ntawe ari ndavuga mu buzima ariko nubayeho wowe nduta wenda nabamurusha imyaka ariko kuvuga ngo hari umuntu nduta wenda ku buzima cyakora bwari n'ababaye kurusha bamurusha imyaka yaka uyu munsi wa none urumva barumutse bakubwiye bati ushigaje iminsi 3 ku isi usigaje ugomba gukora ibintu bibiri kugira ngo witahire nubwo atabyo twifuriza uzanarambuka arenze ijana nibiki ibintu bibiri wakora byibanze mbere yuko witahire bavuze ngo nsigaje iminsi 3 urasabwa kujya kuri social media ngasezera abantu ese nakuri ugatanga views zanyu ngasezera abantu nkabwira nubwo n'umuntu muzakandira kanyenyeri nkuko nabivugaga nta kindi nakora da ese hagati ya musaza ya mukuru wawe na mushiki wawe waha nimero zande petit frère kubera ari we mukuru niwe watanga nimero ze ukagwita ntazajye undi muntu nyiyitirira nyazagira undi rwose ibyo ngo byamubyara wawe ngo so wanyu ngo anko wapi nta n'urupfu ndi mu ideni rero mbazana n'ababwire ushobora no kuvuga ati yaka ejo bundi uragiye aravuga ati nta deni ry'urupfu ndimo bana ikiramutura marike yake nibonye hari igihe umuntu apfa abantu bakavuga ngo ariko kuki kana katagapfuye wagira nibo babigena yegora cyangwa undi urupfu shani rurya ruswa iyo rwaje n'ubwo waba uri umwana wa perezida go uragwitana ndanagiye nge yakazansana thanks brother